tuzajye tuguhimbaza mwami w'urukundo datawe ko ndi umwana wawe datawe ngukurikize nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira bandi neza. Mwiriwe mumeze mute? Izere ko mumeze neza. Turongera turabasuhuje, Imana ibahereze umugisha. Ubu rero twazanye n'abandi bantu mbere yuko ntangira akabanza yavuga bivuge noneho ndahita mbabwira gahunda ziri bukurikire. Murakoze cyane Isashimwe. Isayimana. Amazina yanjye ni Byiringiro Simeon. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Amen. Isashimwe. Isayimana. Amazina ni Gasaba Tomahoro, Mama Alvin. Nanjye nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Amen. Ubu rero kadutangiza indirimbo ya 37 noneho turahita dusaba Mama Alvin adusengere duhita dutangirira ahantu twari ikindi gihano twari twasoreje. Indirimbo ya 37 muyoboke mwami muyoboke naho natendekwa ku musaraba n'abanyiririmba muyoboke mwami muyoboke mwami mube bugufi muyoboke mwami muyoboke mu makuba yose mpagarikira ninerwa n'ibyago umpe kwihangana muyoboke mwami mube bugufi muyoboke mwami muyoboke by'untabariteka ngumye nkwizere umwanzi nantera ujyundwanirira muyoboke mwami mube bugufi muyoboke mwami muyoboke wakinguye ijuru nyobora uri mugenzi komera urenda gukira muyoboke mwami mube bugufi. Icyishoboye dusenge. Turagushimiye uhoraho Imana, tugushimiye neza n'uburinzi bwawe udahwema kutugaragariza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Muri aka kanya rero turi imbere y'abana bawe
aho tugiye gutambutsa ubutumwa bwiza turakwinginze ngo uturinde uduhe kubisobanukirwa uzaduhe gutega amatwi ndetse n'ibigihe ibyo bifashe imitima yacu tukazaba muri bamwe bakize tuzarushaho gushima izina ryawe turaritse umwuka wawe wera ngo azabane natwe yigaragariza aha hantu kugeza ku musozo nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Mama Alvin arakoze cyane. Ubushize twagarukiye kuri Nyamugirya Nino yumvishe amakuru arangije yumva yuko bagomba kwihuta ariko Mukristo yari yikoreye umutwaro nyamara we ntawe yari yikoreye. Rero tugiye kugera ku isaha y'agahinda gasaze ubwo turaza kurushaho gusobanukirwa. Mbere yuko ntangira gusoma ku isaha y'agahinda gasaze ku bantu bari bakeneye agatabo k'umugenzi ndaza gusaba bashiraho nimero yanjye noneho muzanyandikire turebe uburyo kabageraho. Twari tugeze ku isaha y'agahinda gasaze bavuga ngo maze ndota yuko bamaze kuganira bagera batyo ku isayo irimo ibyondo byinshi yari iringanije icyo kibaya nabo kuko batitondaga batungurwa no kugwa muri iyo sayo kandi iyo sayo yitwaga agahinda gasaze bamarayo umwanya bagerageza kwisayura bivurunga cyane mu byondo. Mukristo atangira gusaya cyane kuko yari ahetse umutwaro. Maze Nyamugirya Nino aramubaza ati Mukristo we mbese ugeze he? Mukristo aramusubiza ati nanjye simbizi rwose. Nyamugirya Nino abyumvise atangira gushoberwa ararakara abaza mugenzi we ati uku ni kwa kwishima wahoze umbwira ubwo tubanje kubona ibyago dutya urugendo rwacu rusigaye bizacura iki? Nabonye mva hano nkiri muzima nagusigiye icyo gihugu cyiza akaba ari wowe ukiragwa wenyine. Hepfo barakomeza baravuga ngo maze agira umwete yisayura agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo aragenda. Mukristo ntiyasubira kumubona nuko Mukristo asigara wenyine avoyagurika mu isayo gahinda gasaze ariko ntiyareka kugira umwete wo kugera hakurya aherekeye rya rembo rito agerayo ariko ananirwa kwisayura n'umutwaro ahetse. Maze ndota umugabo witwa Mutabazi aza aho ari aramubaza ati ni iki kugejeje hano? Ahangaha Nyamugirya Nino yarazi yuko nyine ko bagiye ahantu heza ariko akigerayo yatangiye kubona za nzira yatekerezaga atari zari kubona. Noneho kugeza naho byatumye yivovota yumva yuko yakwisubirirayo aho kugira ngo akomezanye na Mukristo. Kadusabe Papa Wira kugira ikintu adufasha ahangaha kugira tubisobanukirwe neza ntitubyumve nk'inkuru gusa ahubwo twumve ikintu bishatse kuvuga muri aya magambo. Murakoze cyane. Iyi nkuru ni inkuru njya ngiraho nanjye nkumva nkeneye kuyumva ku rwego ruri hejuru kuko ubwayo izina ryayo ngo isayo gahinda gasaze iyumvise uhita wumva ko nyine hari ibintu byihishemo. Natinze rero kuri iyo ngingo ikigaragaramo turi kubonamo ku bice byabanje hagaragaye witwa udakurwa ku ijambo hagaragara n'uyu mugabo wundi wari usigaye avuga ati urugendo ngomba kurugenda. Ikintu gitangaje cyangwa se dukwiye gutindaho cyane ubundi tugomba kwitaho ni impamvu z'urugendo. Nubwo bakiri kurutangira amubwira ati twihute icyo gihugu ndagikeneye ariko biri kugaragara hano ko yahise yicuza. Kwicuza rero kose ntandi kwari gushingira uvuga ngo uru rugendo tuba turi kugenda cyangwa se bagendaga ni urugendo ruba rurimo ibibazo. Ni urugendo rushobora kubonekamo ntabwo bivuze ngo igihe cyose aba ari ibibazo ariko inshuro nyinshi iyo umuntu akiri gutangira inzira ibyinshi abona ari gusakirana n'ibintu atari yiteze ko bigomba kuboneka kuko wumva igihugu cy'amata n'ubuki ukumva ni byiza ariko utungurwa no kugeramo ugasanga hari ibintu byinshi biri kukuzitira. Iyo rero intangiro yawe atari nziza ngo umenye ngo ni iki cyanteye guhaguruka ngo ngende byanze bikunze ni uko nguko bigenda. Niyo mpamvu yavuze ati ngewe ibi nibyo bya byiza watubwiraga uwamfasha ngasubirayo ubundi ibyiza byawe ukabigumana. Ubwo yabonaga urugendo ari aho ngaho rugomba kugarukira. Rero
icyabiteye nta kindi ni uko guhaguruka nibyo byari ikibazo, kuko kugenda byose si ikibazo, ahubwo impamvu iguteye guhaguruka niyo ishobora guteza ibindi bibazo byose bishobora kuboneka. Kadakomeza hepfo twumva ukuntu bakomeje kutubwira. Umukristo ati umugabo witwa mubwirizabutumwa. Umukristo ati umugabo witwa mubwirizabutumwa niwe wanyoboye iyi nzira kandi niwe wanyeretse ririya rembo kugira ngo mpunge umujinya wenda gutera nkijyayo nsaya hano. Mutabazi ati niki cyatumye utitegereza amabuye yo gutarukiraho? Umukristo ati nuko nirukanwaga n'ubwoba cyane bituma mpungera mu nzira y'ubusamo ndasaya. Mutabazi ati mu kuboko kwawe. Amuha ukuboko aramukurura amukuramo. Wasoma Zaburi ya 40 umurongo wa 2, amushyira ahumutse amutegeka gukomeza kugenda. Ahangaha aya mabuye yo gutarukiraho nayo dushaka gusobanukirwa nyine icyo ari cyo. Nyine ukuntu bamubwiye ngo kubera iki warinze wasaya nta mabuye yo gutarukiraho wari ubonye. Ese nyine nk'abakristo aya mabuye yo gutarukiraho twakumva ko ari iki? Twasobanukirwa gute? Mbere ko tugera ku mabuye yo gutarukiraho, ubwo turabanza kuwamubwiye ati ntiwayabonye. Bivuga ngo tubonye Mukristo, tubona Nyamurya nino wari umaze kwigendera, noneho tubona n'undi mugabo waje witwa Mutabazi. Ahantu Mutabazi ahagaze ubwo nyine Kristo nyine wahagaze, kuko niwe ugomba kudutabara mu rugendo turi kugenda. Amabuye yo kumbwira ngo kuvuga ngo ngiye naciye inzira y'ubusamo kuko nabonaga nta kundi nabigenza nisanga aha. Inshuro nyinshi usanga abantu benshi baca mu nzira z'ubusamo akavuga ati reka ncane aho hanyoroheye, sinshaka kurekura ibi, sinshaka kurekura ibi. Ariko hano ikintu gitangaje, Mutabazi yaramubwiye ati ntabwo witegereje amabuye yo gutarukiraho iyo aba ariyo wakoresheje. Bivuga ngo amabuye yo gutarukiraho ubundi ni amasezerano. Wenda turamutse tugiye mu Yosuwa igihe bambukaga Yorodani, bakimara kwambuka yarabwiye ngo nimugende mufate amabuye, noneho uko imiryango ari 12 mufate amabuye 12, nimumara muzayashinge mukurikije imiryango kugira ngo bazajya baza bajye bibuka yuko ari cyo Uwiteka yabakoreye. Rero amabuye yo gutarukiraho agereranya amasezerano ijambo ry'Imana riduhereza ari mu byanditswe byera, kuri cyo ugeze mu kibazo ushobora guhita yuko avuga ati ariko Imana yaravuze ngo ningera muri ibi, ninyura mu muriro ntacyo uzantwara, ninyura mu mazi ntacyo azantwara. Kandi kubera ko twabonye yuko hari isano bifitanye no kwihana, hari n'andi tugenda tubona tubwira ngo nimwatura ibyaha byanyu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabara no kudukuraho gukiranirwa kose. Bivuze ngo igihe cyose umuntu ari muri urugendo akagera mu isayi ataranagwamo, aramutse agize umugisha wo kwitegereza neza, ashobora kubona impamvu zishobora kutamutinza aho hantu. Rero ni amasezerano Imana yashyize muri ijambo ry'Imana ku buryo cyo kugira ngo ducike intege dushobora kuyasoma tugahita dukomera. Arakoze cyane. Ahangaha twabonye ko yahise amuhereza ukuboko amukora muri iyo sayo, maze hano baravuze ngo maze negera uwamukuyemo ndamubaza nti ubwo inzira iva mu mudugudu w'irimbukiro ijya kuri iriya rembo rito idaca ahandi keretse hano, ni iki cyatumye badatinda iyi sayo kugira ngo abagenzi bajyayo bagende neza? Ahangaha twamaze kubona ko iyo sayo ko ari ibigeragezo, noneho ahangaha yahise yibaza ati ni gute nyine, ni kubera iki mu nzira yo kujya mu ijuru batakuyeho ibibazo kugira ngo umukristo agende straight nta bibazo ahuye nabyo? Ese kubera iki babishizeho? Ahangaha baravuze ngo aransubiza ati iyi sayo ntiyatindwa. Igituma idatindwa ni uko ihora ishyirwamo icyo n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa k'umuntu ko ari umunyabyaha. Nicyo gituma yitwa isayo gahinda gasaze. Iyo umunyabyaha akanguwe nuko amenya ko ari uwo kurimbuka, umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi. Nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri iyo sayo. Nicyo gituma ari habi hatya. Umwami ntakunda ko hagumya kumera hatya. Nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza
byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu. Kandi ibihe byose bajyaga babikura ahantu hose ho mu bwami bw'umwami wacu. Kandi abahanga b'ibyo bavuga yuko ari byo birusha ibindi kuhatinda, ariko haracyari isayo gahinda gasaze, kandi niko hazahora. Nibamara gukora ibyo bashobora byose, nibamara gukora ibyo bashobora byose. Ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho, kandi koko ariho akomeye meza hagati y'iyi sayo. Ariko iyo ijuru rirwaye, isayo irushaho kuzikura ibyondo, bigatuma ayo mabuye aboneka biruhije. Kandi naho abantu bayabonye, impungenge zibatera guteshuka, bagasaya rwose. Nubwo aya mabuye yo gutarukiraho ahari, ariko iyo bamaze gutambuka ririya rembo bagenda aheza. Ahangaha hagira ikintu uvuga. Marvin, bimeze bite? murakoze. bisubiye ahangaha ngo nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza, nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza harya uduhumbagiza byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu. bivuze ngo iyo sayo gahinda gasaze nk'uko hano bigaragara imira ibintu byinshi. bivuze ngo umuntu wese uhagera adafite, aba agomba kureka uko biri kose ibyo afite, ari mu nzira yo kwihana. ibintu byose afite bimuremereye, kuko nta muntu wanyura mu rembo ajya mu ijuru agifite ibintu bimugose, mbese bimwe twita ibyaha muri make. nta muntu ushobora kugenda agifite ibimuremereye. muri iyi sayo rero niho abantu benshi basiga ibaremereye. bivuze ngo ahangaha ni hahandi uhura n'ibigeragezo byinshi cyane, ariko uburyo ubyitwaramo nibyo biguhereza kubona ya mabuye ukayatarukiraho, hanyuma ukambuka ukagera ahantu heza. Urakoze cyane. nanjye reka ngire icyo mvugaho gitoya. ubundi nk'uko turi kugenda tubibona, ubundi sayo gahinda gasaze usibye kuba ari ibigeragezo nk'uko twagiye tubivuga mu bundi buryo nk'uko wari ubigarutseho, ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu ageze hariya, twabonye ngo iyo ijuru rirakaye cyangwa se ryijimye, wakwibaza ngo ijuru ryijima rizikuwe. ni ukuvuga ngo ubundi hari aho umuntu agera ukajya ubona ibyaha wakoze ubwabyo, ukabona biri kuruta inzira, ukabona biri gufunga inzira ushaka kujyamo, ku buryo uvuga ati ubundi iyi nzira nzagenda nyisoze. noneho ku buryo ki no mu gusenga kwawe ubona ibyaha nibyo biri kukurega gusa, ukajya ubona ibintu byose byivanze, ukabona ibyaha nibyo biri kukurega, ku buryo uvuga ngo ndi kubona none ntashobora gukomeza. aha hantu niho benshi bakunda kuzimirira, kuko benshi barahagera, yatangira gusenga yabona n'ibyaha bye biragenda byinshi zikuga kuko ahangaha niho ibintu byinshi niba uri umuntu ufite imyaka 50, ahangaha ntiwahacika. iyo Imana igiye kukwishurira iguhera ukiri mutoya, ufite imyaka y'ubuto, ukimara kumenya ubwenge ku buryo buri cyaha cyose biba bidatangaje ko Imana ishobora kukizana mu maso yawe, ukibaza ngo ibi bintu ni njye wabikoze. noneho gukomeza kubyitegereza, uko ukomeza gutinda muri iri sayo niko Imana igenda iguhishura ibintu byose wagiye ukora. rwose niko bigenda, kuko ryasoma riri muri Zaburi igice cya 50, Zaburi ya 50, uhereye ku murongo wa 16 ukamanuka, ubyo urabikora nka kwihorera ikibwire ko muhanye nawe, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe byose ko bikurikirana. aha mwese gahinda gasaze niho Imana itangira guhishura umuntu ibyaha, ku buryo cyo byitegereza ukavuga ati ibi nibyo wabikoze. iyo rero utitaye kuko Imana yakoze ku musaraba, hano abantu benshi bisa naho byijimye. twabonye ngo na ya mabuye ngo atangira kuzimira ngo abantu ntibashobore kuyabona. ni uko umuntu iyo yitaye ku byo yakoze cyane nta kiza uzasangamo. nukomeza gutumbira ku byo wakoze, ntabwo uzongera kwibuka ko Imana hari amasezerano yatanze ku bantu bifuza gukira. uzajya umva amasezerano yaragiye kandi ari hafi aho,
kandi ibyanditswe biratubwira ngo Uwiteka ntaba ari kuri muntu wese nk'uko abantu babyibwira, ngo ahubwo ari hafi ya buri muntu wese, ngo n'uwakaba yamwumva cyangwa se yamushyikira. Ariko iyo wageze ku isi wagenda gasaze ugakomeza kwireba, n'aya masezerano urayibagirwa. Bivuze ngo igihe abantu bageze aha bakwiriye kwita cyane ku mabuye yo gutarukiraho, bakita ku masezerano cyane kuruta uko bakwita ku mibereho y'abaranze, kuko nibirebaho nta kintu cyiza bazigira babona. Ko sore gatoya ku kintu cyitwa ngo bimirwa n'ibyigisho, ngo n'ibyigisho ngo byiza cyane, buriyo byageze hano ntabwo uba ukeneye ibyigisho byiza, bya bindi bikoremo umutima ngo uzajya mu ijuru, ntabwo uba ubikeneye, kuko umutima uburemere uba wibaza ngo ni iki ahubwo nakora. Impamvu rero Nyamugigeni no byamugoye ni uko nta urugendo rwe nyine, isoko y'urugendo rwe niyo yari ikibazo. Akoze cyane nkuko bivuze nyine, hari n'igihe Satani aza, kuko murabizi nyine ko ari we n'ubundi duhanganye nawe. Hari igihe aza aho kugira ngo ubone imbaraga ziri mu Mana ishaka kugukiza, ahubwo akaza akakwereka bya bintu ukora, akanakwereka nyine ko udashobora kubabarirwa, ko ibyaha byakurenze, ko nta hantu ushobora kugera. Rero aha ngaha utitonze neza ngo urebe ya mabuye, ushobora kuzimira wa mugari nk'uko muri kubivuga, ugasanga urugendo rwawe ruracogowe, cyangwa se ukaba mu itorero uzi neza yuko ukijijwe nyamara ari ukwibeshya. Yego rwose. Aha ngaha barakomeje baravuga ngo nuko ndota Nyamugirya n'ino asohoye iwe, abaturanyi be baza kumusuhuza, bamwe muri bo bamushima ubwenge kuko yagarutse, abandi bamwita umupfu kuko yaharanye amagara na Mukristo, abandi bamukoba bamwita umunyabwoba, bati ubwo wari utangiye urugendo bakagarurwa n'ibirushya bike, si ukwitera igisuzuguriro. Nuko Nyamugirya n'ino yicarana nabo amwaye, maze hashize umwanya ashyitsa umutima mu nda. Abaturanyi be barahindukira bafatanya nawe kunegura Mukristo, nuko ibya Mugirya n'ino birashize. Ahangaha tubonye urugendo rwa Nyamugirya n'ino. Ubwa mbere twabonye yuko umudakurwa ku ijambo we yasubiyeyo hakiri kare, kuko yabonaga ko ari abasazi. Naho dusanze n'ahangaha Nyamugirya n'ino nawe byarangiye asubiye inyuma, ariko Mukristo akomeza urugendo. Ahangaha ikintu cya mbere tugomba kwitaho ni impamvu yatujyanye mu rugendo. Ese ni iyihe mpamvu yatumye dutangira? Ni ugukurikira Imana koko, cyangwa twabonye ko abandi babayeho neza wenda turebeye inyuma, cyangwa se amakuru bafite bakayaduhereza tukumva ari meza tukabakurikira? Aha rero sinzi twagira ikindi kintu wongeraho. Ni ukuvuga ngo ibya Nyamugirya n'ino uburyo bisoje, bigaragaye ko iyo dutangiye urugendo ntiturusoze, tugasubira inyuma. Ubundi ibi bintu byose bibera mu itorero. Hari abantu bitwa abamudakurwa ku ijambo kandi bari mu itorero, akaba ari umuntu udashobora kwemera ibyaha bye, akaba ari umuntu udashobora kwemera yuko ari umunyabyaha, kandi ukaba utanabimwemeza, ubu ni mudakurwa ku ijambo. Hari n'abita Nyamugirya n'ino, hari n'abapfa kugenda nyine batitaye ku bintu ibyo ari byo byose, batabipanze. Rero akigaruka baramwakiriye, ariko bamwe batangira bavuga ati uri ikigwari gutyo, wowe uragenda urugendo nturusoze. Kandi na Yesu yarabivuze, aravuga ngo nta muntu ushobora kujya kubaka inzu ngo bari kubanza kubara umubare w'impiya afite, kuko yayigeza mu madirishya ntayisoze. Abahisi n'abagenzi bagiye bamuseka ngo dore yatangiye kubaka none ntiyasoje. Kristo yarengerezaga ku byerekeranye n'urugendo rwa Gikristo. Ni urugendo dukwiriye kubanza gutegura mbere ko tugenda, tukamenya ngo harimo ibirushya, harimo ibintu bitari byiza, tukabyitegura. Uyu mugabo rero ibyamubayeho, yaragarutse abantu aravuga ati wabaye ikigwari, dore wasize abandi ku rugendo. Ariko birangiye ngo hashize umwanya mutoya ahita afatanya nabo gusebya mugenzi wabo. Birasobanuye ngo iyo tugiye tukagarukira mu nzira ntabwo tubura byose. Cyambere abo twasize tuvuga ngo twebwe ntabwo tuzagaruka mu by'umurimo twabivuyemo, aravuga ati aha nimugende ubwo murashoboye. Iyo tugarutse rero babanza kuducunaguza, so ubundi wajyagahe, ubundi wabonaga uzabishobora.
nyuma yaho ariko iyo bamaze kukwakira bagusubije kuri bya bindi wowe wabaye mugenzi wabo, bafatanya nawe gusebya abandi. Rero dukwiriye gukora urugendo rwose twiteguye, kuko iyi nzira ni nziza pe, kuko izatugeza ahantu heza, ariko nanone na nyirayo Kristo yaravuze ngo ni inzira ifunganye, nta kintu dushobora kuyihindura. Barakoze cyane. Aha rero tubonye ko yewe hirya n'ino nyine byarangiye agarutse. Ahangaha binatwereka ko nyine mbere y'uko dutangira urugendo, ubundi manza wamenya urugendo rwarirwo, kuko baravuga ngo utazi yava nta nubwo amenya n'iyanjye cyane, kuko niba udasobanukiwe nyine ukuntu byagenze kugira ngo twibone hano kuri iyi si, usobanukirwe impamvu ubu buzima tububamo, kugira ngo ube umukristo bya nyabyo ukurikiye Imana bizakugora, kuko uzajya ureba ubone bya bintu watekerezaga atari ibyo, kubera ko nta makuru y'urugendo ufite cyane. Rero niyo mpamvu tugomba kureba buri wese tukicunga, kuko hari amagambo avuga ngo Yesu Kristo azarinda agaruka, abantu bamwe bizeye yuko ari abakristo, bizeye yuko bazajya mu ijuru, ariko nyine iryo joro ntibaribone. Byaratewe n'iki? Nuko nyine nta makuru y'urugendo dufite, tumeze nka mu gihe hirya n'ino tubona abakristo bagenda tukumva ari byiza, natwe tukabakurikira. So rero ubu ngubu tugomba kwita ku rugendo rwacu. Dufite igitabo twahawe umuzingo umukristo afite, natwe niwo dufite ni Bibiliya, kandi niyo duhereza amakuru y'urugendo rwo tugomba kugenda urwo arirwo. Rero katugarukiriza ahangaha, nitwa ngaya tuzaba tugeze kuri bwenge bw'isi. Akansaba Imana kugira ngo duhishurirwe urugendo turimo, niba ari urw'ukuri cyangwa se niba twarakurikiye abandi turi mu binyoma. Noneho nidusanga ahantu duhagaze, dusaba Imana kugira ngo iduhishurire ikintu tugomba gukora. Rero kadusoreze ku ndirimbo ya 17. Noneho turahita dusenga, turasaba Papa Wera asenge dusoze. Nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira bandi neza, bakamenya Yesu. Datawe ko ndi umwana wawe, Datawe ngukurikize, nge nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira bandi neza, bakamenya Yesu. Iyi si bamwishavu, ibyaha n'urupfu, ntibimbuza kuyobora bamwe bwami bwawe. Datawe ko ndi umwana wawe, Datawe ngukurikize, nge nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira bandi neza, bakamenya Yesu. Maze ibyo nibishira, tuzabe mu ijuru, tuzajye tuguhimbaza mwami w'urukundo. Datawe ko ndi umwana wawe, Datawe ngukurikize, nge nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugira
data wa twese, Mana ikomeye kandi ikiranuka, izina ryo rihimbazwe. Amen. Watugiriye neza kuduha amahirwe yo kugira ngo twige urugendo rw'umukristo. Tugeze ku isayo gahinda gasaze, aho biba bitoroshye, aho benshi basubirira inyuma kubera uburyo urugendo ruremereye, aho benshi bitegereza ibyaranze amateka yabo mu buzima bw'ahahise, bakumva Imana ishobora kutabemera, ariko mu by'ukuri si wo mugambi wawe. Impamvu yo kubereka ibyabo byahashize ni ukugira ngo babashe kuzinukwa amateka yabo, maze bemere gutangira urugendo rushya. Izina ryo rahabwa icyubahiro. Rero abari mu rugendo bageze aho hantu mu isayo gahinda gasaze, barinda ubwoba, ababasha guhura n'ibyago, ibigeragezo bibatera ubwoba, bakumva urugendo rwa gikristo ruragoye, ndakwinginze kugira ngo babere umuhumuriza, kugira ngo bamenye kuri Imana ishobora byose. Izina ryo rahabwa icyubahiro. Ngaho rero tukweretse abantu bose bazareba iki gice, Nyagasani uzafasha imitima yabo, kandi ibyo tutabashije kugeraho, Nyagasani Mwuka wawe wera azabasobanurira bageze kuri iyo ngingo, nibakomeza urugendo bazashima izina ryawe. Tubyatse tuzi yuko dukunda kandi tuzi yuko twitayeho, ngaho tubere byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.